ubundi rero urumva kubera yuko iyi nzoga iba yaciye mu ruganda ariko iyi nkoni oya iyi ngiyi niyo igira umwikamiro iba yaciye mu byuma urumva rero reka nkubwize ukuri sibyo iyi ibi ni iby'abazungu oya dore umwimerere shahe umwimerere nimba hari inzoga naga urwabitoki uruhamba babaka mu cyaro babyengesha ibirere najyaga kubona nkabona papa wanjye arimo arakandagira Jesus is Lord. abaye ibi ngibi byo byajya ninywera akaciye mu ruganda ariko abasaza twebwe kera urumva wowe uracyari umwana w'ejo bundi ibi ngibi ni ibyo ako kanya mba muri iyo mikino yawe urumva maze iminsi ndara amajoro urumva nkabona turimo Ugize ngo kwako ntabwo wagiye ndimbwa se oya ndimbwa wowe tuza mubwira kandi utangiye kuzana bya bintu byawe maze iminsi mbitekereza mbona ndashaka ko tuba abantu b'abagabo cyangwa shani iki kintu kikongoje ugiye kunyita imbwa se ago wanyweye mwana wanyweye iyi bayita inkoni y'abasaza uri kuyibona umva nkubwire iryo tubiye wareze tukihangira umurimo duhanga uwuhe murimo kwanza njye mwaretse gushaka nkubwire arumva dushaka ikintu twakora muri iyi turakora iki akazi njyewe nakoze ikiyete nkora igifundi uzi ko nubatse itaje igahirima nyuma bakambwira ati umuntu wubatse iyi itaje ni umuhanga yubatse itaje yahirimye akambwira ngo ndi umuhanga wayubona bari bwa bwenge bwabaye dutangiye gukoresha ndashaka ko dukoresha ubwenge tukabaho neza urumva noneho niteze amatwi ikintu twakora ni kambanze nsomeho ndakubwira what? ariko rero ndashaka ko tujya kwiba What? kwiba tukajya kwiba ariko ibyo byose dukora tukabanza tukajya tukiragiza imana kuko imana ni byose aseruye umuntu agire kwiba anasenga uzi ko itari icyaha kitababarirwa n'Imana ako urabizi ibyo ndabizi ibintu urimo ntabwo ngiye ariko mbizi ku buryo wowe utabizi we ntabwo byumva bw'uko mbyumva Ugize ngo gute se kubera ko uzi impamvu iyo umuntu agiye kwiba cyangwa agiye gusambana urabanza ukavuga ati mpano mbabarire ntibapfate cyangwa tukavuga ati urumva mana umbabarire sheri wageze kuma kuti ku bintu atangora urumva ariko uzi iki kinyagwa nicyo kiri gutuma uvuga ibyo bintu umva njyewe uw'abandi ntago nakwiba ngo nanase akaba kita kabati akanyobwa kaida bakita kabati nara kanywema numva isi yose ari yaje mfite mu begaje abalumva nishimye cyane ahubwo icyo nshaka ni niba dupanze kwiba tubipanga ku giti cyacu ahubwo tugiye mu gusenga kuko n'ubundi tugiye gukora icyaha ni iki si cya satani buri waravuye satani yakuvuna akora ibyaha akoresha ibintu bibi yakuvuna igitini wibeshye gataka kuzuzugura ibintu by'Imana tuba tugomba kwiragiza Imana mu byiza no mu bibi yewe nyamara ngo bazi ikibazo cyose gusambana si icyaha nibyo ndabizi ubwo rero numva njye ndashaka kubwira ikintu kimwe iyo umugabo aseye tujya kureba abakobwa avuga neza ibintu numva agenda avuga rumva ngo mana umbabarire shari wanjye aza kugira ati aze kuba ese reka murabikira iyo umujura bagenzi bacu icyaha cy'ubusambanyi buretse iyo abajura bagiye kwiba bagenda bagenzi bacu bagenda bavuga ngo mana uyu muntu mbabarire nibe byinshi
kandi ninze gufatwa naho amahoro urumva kuko gusenga biba bikwiye buri gihe ibyo ndabyemera buri kintu cyose umuntu akora agomba kwiragiza iki Imana ariko ikibazo kihari ni kimwe ibyo uri kuvuga ntiwabikoreshejwe n'iki kinyagwa utazamenyera icyo kunywa ushaka no kuri gatasi naguha nyoko njyewe ndemeye wanyweye njyewe mfite icyaka uri kumva yego hano harimo akantu ariko njyewe nanze kukanywa kuko nabonaga akira noneho dukore iyi ngiyi yanyica mwana akira dukore kiyazi kubera ko umva wowe nureba aha ngaha ujya umara isitegiti wowe uzi uva ngo bw'iki tugomba kurya tugomba kunywa kandi tutakoze urumva kubera gutekereza cyane none se njyewe ikibazo mfite ni kimwe sibyo nusagamba nanjye nkasagamba nini iracyura ntubigire ikibazo ahubwo avuga ati dusenge njyewe njye mfite agakoni kanjye umva umva reka senga isengesho twumva njyewe ndashaka kumva wanindiye senga ndashaka ko dusenga isengesho rituma tugira gute okay ubwo nagutinde ubu twubaha imana dusenge twubaha imana mana yacu uri cyiza wambereye icyiza urumva iyo mbyutse mu gitondo buri gihe mana dore nanywa agacupa dipe none nsigaye nywa dondo ubwonko uyu munsi nibwo nageze no kuri cya kivana mana ndakwinjiza kugira ngo rero uyu muvandimwe simukunda habe na gato mana ndamwanga nibashaka bamufate bamuvune amaguru bayakondondoye Apostle, we have this. kugira ngo uze kuba hafi yiwe bamufate kandi ubikora mana urabizi turagukunda ariko njye Kanyota naramurambiwe reka mbikubwire ibyo tugiye kwiga ari ahantu urumva nagiye kwiba amapera kwa Doroseri urumva hanyuma mbona abakobwa byiwe banika amakariso ku migozi mbona amakariso amanitse hejuru ubwo rero mu makariso ndashaka ko tujya kuyiba igihe twahereye urabwira njyewe ngo ujye kwibanga amakariso none ariko uzi ko ako ntukabe ikigozi ikintu cya mbere ukwiriye ukuri ni ukuri tujye kwiba amakariso ariko reka nkubwize ukuri mu bantu nahuye nabo urimbwa wongeyeho mbwa kandi n'ukuntu ejo bundi wabwiye ngo umugore wawe yakunaniye nkajya kubunga ukambwe ngo njyewe urabona ndi umuntu wo kujya kwiba amakariso njyewe umva kandi ibyagiye imana njyewe nagufataga nk'umuntu wunda cyane amakaritasi tuzokeye no kugira umugisha wa mugenga njyewe ndi wowe uri imbwa mbi cyane umuntu wiba amakariso mbese kuba ako kayo ni njyewe isibwa umuntu w'umugabo warayigweye uratinyuta ngo ndibwa njyewe umva izajya imana birambabaje ukibigeze no mu kidudu cyanjye